many things. Some things come with age. Hano umunyamakuru yarabajije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame amubaza ati ese habayeho nk'umunsi ukaba nk'umuturage usanzwe cyangwa se twibaze ubaye uri nk'umuturage usanzwe wakora iki, watemberera he, wakora iki nyine nk'umuturage usanzwe tuvuge utari perezida nta n'umuntu uzi kuri perezida wakora iki. Perezida hano yamusubije ati hari ibintu buriya rero bizanwa n'imyaka cyangwa se bigendana n'imyaka. If it was long ago when I was still young, I would go skydiving, I would go bungee jumping. Perezida yasubije ati iyo bibaye ubwo ngubwo ari nka kera, ari nko mu myaka ya kera nkiri muto cyangwa nkiri umujene, ati icyo nakora icyo gihe nakora ibintu byinshi, nshobora kugenda biriya bintu bya skydiving mujya mubibona umuntu asimbuka mu ndege akamanuka mu kirere agasimbuka akaza gufatwa n'umutaka yambaye kugira ngo aparike hasi nyine agere hasi ari muzima. Ati ibyo bintu rwose mba numva nabikora bibaye ari nka kera, ibyo bintu mba numva mbaye ndi umuturage usanzwe, ibyo bintu ari kuba naragiye nkabikora nkambara nk'umutaka ngasimbuka mu kirere cyangwa se nkajya muri bya bintu mujya mubona ibintu abantu babazirika imigozi ku musozi hejuru cyangwa se ku byuma hejuru bakabajugunya wa mugozi ukaza kuwongera ukabagarura mujya mubibona. Ati bira nabyo mba numva yaba ari kera nakabikoze. I do some of these crazy things that ati utuntu nk'utwo ngutwo nyine tw'ubusazi mba numva rwose nakadukoze. when I was still young, but ati mbega ibyo ni nk'ibintu umuntu akora akiri muto ariko urabizi iyo umaze gukura bigenda bihinduka. So I would just have I don't know, I wouldn't drink, but I would have as much fun that fall in the normal brackets of fun, almost without limit. Yes, ndetse perezida yakomeje avuga ati ikindi nakora ntago nanywa inzoga, ubwo bwo yavuga abaye akiri muto ari umuturage usanzwe atari perezida. Ati ikindi nakora ntago nanywa inzoga, ako kantu mukumve. Ati ntago nanywa inzoga atariko nakwinezeza, atariko bya bintu nyine kwinezeza bimwe biri normale bisanzwe. Hari umuntu umva kwinezeza kumva ko nyine wenda harimo ibintu by'ibibi byo kwiyandarika, ati ibyo bitarimo nyine kwinezeza bya bindi biri normale bisanzwe, nkinezeza bihagije pe, atariko sinanywa inzoga. in fact, I wish I could be younger. I would do some of the things I missed doing. Ati ndetse hari n'igihe nifuza rwose ati yo icyansubiza ibuto cyangwa se yo nza kuba ndi nkiri mutonya mu myaka. Ati hari ibintu byinshi na rwose nasubira inyuma ngakora nigeze mbasha gukora mu gihe cyanjye cya kera bitewe wenda n'inshingano nari ndimo se cyangwa n'akazi nari ndimo. Of just, listen, just enjoying what. Ati mbega nkaba ndi hariya ninezeza nibohoye nta bwoba mfite nkiyenjoyinga ibyo neca impa cyangwa se ibyisi muri rusange byose biduha nkabyenjoyinga nanjye nkanezerwa, nicyo nakora. Sano tureta twinjira mu ijambo perezida yavuze ku munsi wo kwibohora. Months and so on. You see, again, the whole world was watching. Iri ni ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo hari ku kwibohora ku nshuro 31. Yakoresheje ururimi rw'icyongereza, tugiye kugerageza tugende tubishyira mu kinyarwanda kugira ngo tugendane 5 kuri 5 nk'ibisanzwe. Hano umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje hano avuga ati mu minsi yashize isi yose yari iri kureba. Mercenaries came from Europe, then other confused brothers and sisters from ndetse yakomeje avuga ati icyo gihugu isi yose yarebaga abacancuro baraje baturutse mu Burayi ndetse n'abavandimwe bacu cyangwa se bashiki bacu nabo byacanze bo kuri uyu mugabane wacu nabo baraza. In arms, they sent in weapons, soldiers, they sent in everything to support a government that is killing its own people. Ati bohereza abasirikare bazana ibikoresho baje gushyigikira guverinoma yica abaturage bayo. Aho ngaho yavugaga guverinoma ya Kongo that supports genociders, people who killed our people here. Ati ndetse ikaba na guverinoma ishyigikiye abantu basize bakoze genocide hano.
People we lost in 100 days. abantu benshi barenga miliyoni twabuze mu minsi 100 gusa, Murdered by the same bastards. Of course, sometimes supported by these same people who give lessons. ati ndetse rimwe na rimwe ugasanga noneho abo bantu abo bajenosideri basize bakoze jenoside mu Rwanda banashyigikiwe noneho n'abo ngabo bajya baza ngo bashe kuduha amasomo ngo bari kutwigisha. So they came and gathered. You people knew the stories of what was found in Goma. Ndetse yakomeje avuga ngo icyo gihe baraje abo basirikare bari baturutse hirya no hino n'abo bacancuro baraje birunda ku mupaka wacu hafi y'umupaka nyine w'u Rwanda na Kongo. Ati baraje birunda ku mupaka, ati yo muza kumenya ibintu basanze i Goma Bukavu, ndetse na za Bukavu, you would understand it. You would understand that the issue was not about fighting. ati nibwo wari kwita ubona ko urikurikije ibyo twasanze ku mupaka, ati nibwo ubona ko gahunda yabo batari ukurwanya icyo bita ngo ni M23. Ati ntago ariyo gahunda bari bafite yo kurwanya M23. It was aimed at Rwanda. Ati ahubwo intego yabo yari ukwata ku Rwanda. Ibyo ngibyo ngira ngo twarabibonye, ni ibikoresho byinshi, intwaro nyinshi mwarazibonye ku mupaka. You ask them what happened. Atariko abo bose bari biteranije bashaka kwata ku Rwanda, muzababaza ibyababayeho. Ngira ngo murabyumva. Ni intwaro nyinshi zavumbuye ku mupaka uzengurutse u Rwanda, mwarabibonye. Abasirikare benshi bari bihurije hamwe baturutse mu bihugu bitandukanye, abacancuro. Hano perezida yakomeje avuga ngo abo bose bari biteranije bashaka kwata ku Rwanda, muzababaza ibyababayeho. What happened was only a fraction of actually what we could do. Ati ibyababayeho ni agace gatonya k'ibyo dushobora kuba twakora. Bivuze ngo icyo babonye cyangwa se icyo bahuye nacyo ni akantu gato kugereranije n'ibyo ubundi byakagombye kuba byakorwa. The same people you've been seeing. Ndetse perezida yakomeje avuga ati abo bose bari bishyize hamwe bashakaga kutugirira nabi, twanabahaye inzira baca mu gihugu cyacu bakomeza mu bihugu byabo. We gave them passage, twabahaye inzira mu security. tubaha n'umutekano bari bashatse kutugirira nabi. Sure they... Umve. But they could have perished if they really put up a fight. Ndetse perezida yakomeje avuga ngo abo bose twahaye inzira bagasubira mu bihugu byabo bagagenda, bari baje n'ubundi baje kuturwanya. Ati bari kurimbuka iyo bagerageza kuturwanya, cyangwa se iyo bashaka gukomeza intambara no gukomeza kurwana bagashaka guhangana natwe, bari kurimbuka. There is no question about it. Ibyo byo rwose nta n'ikibazo kibiriho. And for tomorrow, ati bindabivuga uyu munsi n'ejo nabisubiramo. attempts you receive. Ati nihagira n'ubigerageza ibyo bari abakoze cyangwa se abo ngabo muzabyibonera. Iyo mvugo yakoresheje yavuze ati abo bose twabahaye inzira ngo batahe bari baje kuturwanya, atariko iyo bagerageza kuturwanya bari kurimbuka. Ati bindabivugira uyu munsi n'ejo hazaza n'undi wese uzabigerageza azabyibonera. I'm not doing anything. Ati hano ntago ndi kuburaga, ntago ari burage ndimo, si imikino, ibyo mvuga ndakomeje. Saying the truth to whoever wants to listen. Ati bindi kuvuga ni ukuri kuba ari we wese ushaka kubyumva. Tuwe nimba hari ukundi wenda ubyumva cyangwa ubibona, ubwo nabyo tuzabikemura gutyo. Perezida yakomeje avuga ngo ibyatubayeho narabivuze, byatubayeho rimwe. Ati kandi iryo rimwe n'inshuro nyinshi buriya rirahagije, ntago bizongera kutubaho ibyatubayeho. To hear people saying they have everything they need to even threaten this capital where all of us are now. We told them we may not have that capacity ourselves. We will find you. Perezida yakomeje avuga ngo ngira ngo mwagiye mubumva kenshi bavuga ngo dufite imbaraga, dufite ubushobozi, dufite ibikoresho. Ati ku buryo
iyi kapitale turimo cyangwa se uyu murwa mukuru turimo wa Kigali bavugaga ngo uyu duhagazemo ngo banawurasa batawugezemo bawurasiye kure. Ati niko bavugaga, ngira ngo ayo ni amagambo yavuzwe na perezida wa Kongo Tshisekedi, murabyibuka mu minsi yashize twagiye tubireba hano, ubwo Tshisekedi yavugaga ati dufite ibikoresho, dufite amadrone, dufite ibikoresho bihambaye cyane ku buryo Rwanda narasa muri Kigali ntiriwe nanagerayo tutiriwe duhangana, ku buryo intwaro zacu zarasa muri Kigali twibereye muri Kongo. Niyo magambo yakoresheje Tshisekedi, nibyo hano bavugaga. Hano perezida yakomeje avuga ngo abo ngabo twarababwiye ati koko ntago twe dufite ubwo bushobozi, nta nubwo wenda dufite ibyo bikoresho byanyu, atariko tuzabasanga aho ngaho. The capacity you don't know. We can walk 2,000 kilometers from here fighting. Perezida yakomeje avuga ati twababwiye ko twebwe dufite ubushobozi bo batazi. Ati dufite ubushobozi bwo kuba twanagenda ibirometero birenga 2,000, ati tukaza tukakugeraho aho uri tukarwana intambara mu gihe tugomba kwirwana. Ngira ngo ubyo ngibyo nabirebye neza, ubwo kuvuga ngo twanagenda ibirometero birenga 2,000 n'amaguru, ubwo bushobozi turabufite tukarwana iyo ntambara nimba kuko turabagomba kwirwana. Ngira ngo urebye kuva muri Kigali n'ubundi ugera muri Kinshasa harimo ibirometero bigera ku 2,500. The rest are just stories. These people who tell you nonsense. Ati ibindi byakurikiye ni amateka. Come and attack Rwanda, we will find you where you are launching those drones from. Ati ibyakurikiye ni amateka. Abo ngabo bavugaga ngo dufite amadrone, ngo dufite ibikoresho ngo byarasa mu Rwanda, ati twagusanga aho ngaho izo drone cyangwa se izo ntwaro ugiye kuzirashishiriza, ati twahagusanga neza neza. Nyine ngira ngo muri kubyumva, Tshisekedi niwe twagiye twumva cyane avuga ati dufite drone z'intambara zishobora kuba zarasa muri Kigali twebwe abasirikare bacu batiriwe banahagera. Hano perezida yavugaga ngo dufite ubushobozi batazi ku buryo dushobora kuba izo drone cyangwa se izo ntwaro zawe ugiye kurashisha twagusanga aho ziteretse, aho ugiye kuzirashishiriza. Ndetse perezida yakomeje avuga ngo twagiye tubibasubiriramo kenshi tukabibabwira, ati nta mpamvu yo kuba mwatwataka, nta mpamvu yo gukomeza mudutera ubwoba, ati kuko twebwe turifuza amahoro, nta kibi tubifuriza, nta mugambi mubi tubafitiye. If you can't cooperate with us, leave us alone, please. Ndetse tukanababwira ati nimba basi mutanashaka gukorana natwe, ariko basi mutuveho mutureke twenyine. Yes, it is your money. Ndetse perezida yakomeje avuga ati nk'abadashaka gukorana natwe rwose mutureke twenyine, nimba mutumva mudashaka gukorana natwe mwatureka twenyine. Ndetse yakomeje anavuga ngo jya kumva abantu baravuze ngo ntago tuzongera kuba amafaranga yacu, ati nta kibazo rwose, ayo mafaranga ni ayanyu, ayo mafaranga rwose yagumane n'ayawe, uyaho ushaka uyajyana aho ushaka, nta kibazo. Do we need money? Absolutely. Tese ubundi ayo mafaranga turayakeneye, ati nibyo koko turayakeneye, ati ayo mafaranga gusa n'ubundi tuyahabwa n'abantu umunsi umwe baba ari abafatanyabikorwa bacu, undi munsi ukabona baguhindutse babaye ikindi kintu. Ariko ndababwira ko n'ubundi mu gihe ayo mafaranga mwayaduhaye ntago uzigera ubona abandi bantu amafaranga ngo bayakoreshe neza icyo agomba gukora kuturusha. Icyo perezida yavugaga, muyaduhaye ni sawa, ariko mutanayaduhaye mukaya abandi ni sawa, atariko amafaranga yo muyaduhaye n'ubundi nitwe tuyakoresha icyo yagombaga gukora cyanyacyo kurusha undi wari we wese. Ati ku buryo rwose unaje nyuma ukambaza ati amafaranga twabahaye, ubwo ni nk'inkunga n'ibiki byose, urushuka nambaza ngo amafaranga twabahaye mwayakoresheje iki, ati ubu bifitiye uburenganzira rwose wowe waduhaye amafaranga, nkwereka amafaranga mwaduhaye icyo twayakoresheje naho twayashyize. Hospitals. Ati icyo gihe mpita nkwereka imihanda ayo mafaranga yubatse, nkakwereka amavuriro ayo mafaranga mwaduhaye yubatse, Show you the schools. nkakwereka amashuri, Show you everything where we put you. ndetse nkakwereka ibintu byose amafaranga yanyu twayashyize. Ndetse perezida yakomeje avuga ati mu gihe rwose uduhaye amafaranga byaba iyo nkunga n'ibiki byose nyine aya mafaranga, ati mu gihe muyaduhaye rwose mwumva ko tugiye kuyakoresha ikintu cyiza cyangwa se ari nacyo tugiye gukora, ibyo nibyo pe. Atariko mu gihe uduhaye amafaranga ugatangira kuza noneho nkurikirana uyansuzuguriraho yantungiraho agatoki, ati icyo gihe nakubwira amagambo utifuza kumva. Aho ngaho yabwiraga bariya nyine ushobora kuguha amafaranga asanga nyuma ashatse kugusuzugura, ati nakubwira amagambo udashaka kumva.
Now, I've said enough of this. ati ibi ngibi mba ndi kuvuga mba mbivuga kubw'impamvu cyane cyane kuri mwebwe urubyiruko kugira ngo namwe mugire umusanzu mutanga kuri urwo rugamba, ndetse uru ni urugamba mwebwe nk'urubyiruko rugomba no kubatera ishema kuba muri kurugiramo uruhare. Ati kuko mugomba kumenya ko mutari intama bagomba gushorera bakazijyana mu ibagiro. Ati ibyo bintu ntabwo mugomba kubyemera. Ati gusa hari abanyafurika babyemeye ubona babyakiriye ko bameze nk'intama zishorerwa zikajyanwa mu ibagiro. Ati ngiye ibyo ngibyo ntabwo mbyemera. This time around, it's done other things. Ndetse perezida yakomeje avuga ati abantu bishyize hamwe cyangwa se abahagurutse bakarwana runo rugamba, ubwo turi ku munsi wo kwibohora n'ubundi ari ku munsi w'ejo, abantu bahagurutse bakarwana runo rugamba na n'uyu munsi, ati nabo bari kubona n'ibindi bintu bari gukora byoroshye. Ati abo ngabo bari kwigira mu bindi bintu binoroshye akaba ari byo bajya gukora. Ubwo ngubwo yavugaga bitanze kugira ngo igihugu kibohorwe, avuga ati ariko izina ryabo, igihugu cyabo n'icyubahiro cyabo ndetse n'uburyo biyubahagamo, nubwo wenda hari abandi batabubahaga cyangwa se hari ababasuzuguraga, ati bemeye gukomeza runo rugamba ndetse batanga n'ikintu cy'agaciro ari cyo buzima bwabo. Ibi bintu impamvu mba ndi kubivuga ahanini nkabijya no muri detaye mwebwe abanyarwanda, icyo mba ndi kubabwira ni ukugira ngo mumenye ko mutagomba kwemera ibyo bintu bidafite agaciro. Perezida yakomeje avuga ngo ese ubundi kuki mutinya guhangana? Ni ukubera iki? Ati mufite ubwoba bwo gupfa, ni ugutinya gupfa. Ati n'ubundi wanga guhangana ugasanga bo bakwishe uri muzima gahoro uhagaze bagakomeza bakakwica gahoro gahoro, n'ubundi kimwe nk'uko wavutse wambaye ubusa bakongera bakakujyana mu irimbi bakajya kugushyingura. Well, I would rather go to my grave giving it a fight. Ati kiruta rero njyewe napfa ariko nahanganye cyangwa se mfite icyo rwanira kizima. Yakomeje avuga ati n'ubundi nta muntu uri hano utazapfa ku isi wese, nta muntu utazigera upfa. Ati ariko nanone uburyo upfuyemo nabyo biba bigomba kugira igisobanuro. Ese upfiriye iki? Upfuye ute? Ndetse ubuzima ubayeho bwaba burebure bwaba bugufi buba bufite igisobanuro kinini. To treat you like, why would you accept it? Ndetse yakomeje avuga ati gute ubundi wemerera umuntu uwo ari we wese kuba yaza akagufata nkaho ntacyo uri cyo akagusuzugura, kuki mwemera ibyo bintu bakabibakora? Because we've been here fighting every day. Urugamba kuki mudafata ubutumwa tuba turi gutanga cyangwa se ubutumwa bw'imyaka 31 ishize y'uru rugamba twarwanaga kugira ngo ibyo bintu bibahe isomo. Mbega ubwo ni urugamba rwo kwibohora. I'll break it. Ndetse perezida yakomeje avuga ngo ururimi twebwe hano twumva cyangwa se dukwiye kumva ni ururimi ruvuga ngo dukorane, dushyire hamwe, twubahane, tugirane imikoranire, mbega buri umwe amazwe inshingano ze dukorane. Atari ko kuza wumva ko uri hejuru yanjye ugashaka kuntunga agatoki ukankandamiza ukanshyira hasi, atukaza untunga agatoki. Ati icyo gihe ako gatoki ni ukukavuna. Ati nakavuna. Alone, you know, some people think the kinds of hardships is very difficult, and some people feel sympathetic. Ndetse perezida yakomeje avuga ngo hari abantu bajya batekereza ko kano kazi nkora, uru rugamba rwose twanyuzemo rwo kwibohora, ati hari abantu bumva ari ibintu bindemereye, abandi bakumva ko banamfitiye impuhwe kubera nyine ibyo twagiye tunyuramo. Just know, you don't have to feel sympathetic. Atariko n'ukuri ntago bikwiye kubatera impuhwe ngo mwumve mumfitiye impuhwe biteye n'akazi twakoze, urugamba twanyuzemo. I'm just proud of having been part of this journey. Ati nimukumve mumfitiye impuhwe ahubwo kuko njyewe bino bintu bintera ishema kuba naragize uruhare muri uru rugamba rwo kwibohora cyangwa se n'urukwibohora guhoraho nyine. Sometimes I get confused. I ask myself, I said, perezida yakomeje avuga ngo hari n'igihe nanjye ubwanjye njya nibaza ngo iyo ntaza kubona amahirwe yo kugira uruhare muri uru rugamba, nkarwana ino ntambara, urwo rugamba rwo kwibohora, turi ku munsi wo kwibohora, nkarwana ino ntambara, nkarwana intambara nziza aho yari ikenewe hose, njya nibaza ngo ayo mahirwe iyo ntaza kuyabona ubuzima bwanjye nari kuba narabukoresheje iki kindi.
I'm asking myself every day. Tujye nibaza ngo nari gukuraho kunyurwa cyangwa se ishema no kumva narebana n'umuntu nkamubwira nti wowe uri umuntu nkanjye, turi umuntu tumeze kimwe. You're not above me, you can't. Ati ntabwo uri hejuru yanjye, ntabwo bishoboka. Trample on me and later on a nation. I'm happy to have not lived in that world that accepts it. Ati nanone kuza ugashaka kunkandamiza, ati ujuje ukavuga ati twicare hasi tujye mu biganiro tukumvikane dukorane, ariko rwose ndabyemera. Ati ariko gushaka kuza ukanyereka kuri hejuru yanjye ukankandamiza, none ukarenga ugashaka no kwerekana ko igihugu cyanjye nacyo ugashaka kugikandamiza, ataho ngaho ntago nabyemera. Ati ndetse nterwa ishema no kuba ubuzima bwanjye ibyo bintu ntarigeze mbyemera byo gushaka gukandamizwa. To take over a country and run it down. Ndetse perezida yakomeje ababwira ati kuri mwebwe wenda abizera Imana, ati ubundi Imana muba mwumva muzayibwira iki igihe Imana izaba iri kukubaza ati ni gute mwatumye mukemerera amabandi aza akayobora igihugu akacyangiza akica abanyagihugu, ati ibyo bintu muzabisobanura gute ko mwabemereye those things. Ati ryo ni nk'ihurizo mpaye abo ngabo bavuga ko bizera Imana, mu bitekerezo muzabwira iki Imana umunsi muzamuvuga ati twararetse rwose amabanda araza ayobora igihugu aracyangiza yica abantu. But I think those who believe in this accountability after life, you should really make sure you do the right things. President ndetse yakomeje avuga ati kuri abo ngabo bavuga ko bizera Imana cyangwa se bizera ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu ngubu turimo wahuye n'Imana, atugomba kumenya neza ko Imana uzayibwira ko hari ibyiza wakoze, cyane cyane nk'ibi ngibi navugaga nyine byo kwihagararaho kurwanira igihugu byo byose. Ati mbega ukagira icyo uzasobanura ko wakoze imirimo myiza. Ati ngewe rwose muye n'Imana ibyanjye narabiteguye ndetse n'agapapuro rwose k'ibyo nasobanura ibyo nakoze byiza ndagafite hano mu mufuka. When they say, hey, what did you do? I say, sir. Ati ku buryo rwose Imana imbajije ati ku isi wakoze iki, nayibwira ati nyakubahwa akira, kayiha agapapuro ikabireba. Something I will show for it. Ati wenda icyo gihe nkaba nanasaba Imana ati ibitaragenze neza ubimbabariraho nagize intege nke, ati ariko ndabizi ko mu ishusho ngari ibyinshi ntari icyo nakoze kandi kinini nakwereka Imana. Twibutsa ngo dufite inshingano, ibyabaye mu mateka yacu bitari bikwiye kuba bibaho, bitazasubira. Rimwe byabaye kuri twe ni kenshi, rimwe ni kenshi, ni kenshi katasubira. U Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited. Iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye. Niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze. Uretse muri Rape Technology bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai, ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye andi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba. Abahamagare cyangwa ubandikire kuri 0782 919693. Unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited, join the digital life.